Hello guys, mmezamte. This is it's your boy the Vava TV show mmezamte. Sasa rero ndagarutse noneho gusatura kumenagura, gukubita, gushwanyaguza, gukura amarido nkagaragaza ibihishe. Tugarutse rero mu isura nsa nitwa Tyler M the Mafia, channel bayita Vava TV show. Sasa mu minsi yashize murabizi The Ben yakoze igitaramo cyiza cyane hari i Burundi kabisa, agenda yakoze ibintu bidasanzwe mu mateka y'umuziki w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ni muhanzi wenyine rukumbi kabisa wajya mu Burundi agatwika show ebyiri zikurikiranya ewana, zikitabirwa cyane kandi ku giciro kiri hejuru ewana, miliyoni 10 VIP, miliyoni 2 VIP, ahandi hasanzwe 100,000. N'amafaranga menshi cyane kabisa, n'amafaranga atari makeya ariko gatwika ewana, abantu bakaza kureba. Sasa The Ben bamugaragaje urukundo kabisa, Barundi bamugaragaza ukuntu bari bamunyotewe ewana, ibintu biragenda biraryoha biba byiza cyane. Muribuka ukuntu Abarundi bamwakiriye kuri airport hari ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Abuja, ibintu byari byiza cyane. Abamenyesha makuru benshi bamwe burira ibiti ewana, gufata video, gufata ifoto bigoye cyane, ariko ewana The Ben ahatambuka gitware kabisa. Niwe muririmbyi wakoze amateka adasanzwe. Abandi bahanzi benshi iyo yahitse ku kibuga cy'indege then bahita bamusikana muri hoteli, ariko yahise ava amatembera igisagara cya Bujumbura agenda asuhuza abafans be. Ibintu byari byiza cyane, barakwirirana bakubita amafaranga, bega amafaranga. The Ben abantu bakora mu butiyage Doris imodoka ewana. The Ben kabiswa n'umuntu ukunze. Bamwe bati The Ben na ndirimbo nshyashya afite The Ben, why The Ben mwamutumiye? Oya mva bro, ibikorwa by'umuhanzi birivugira, iyo uri umukozi kabisa ushobora gukora ikintu nawe ariko kikazagutunga mu myaka yawe iyo zakure muri 2050 kabisa, kandi ikintu waragikoze agakanya muri 2023 kabisa, ariko ugasanga kigutunze muri 2050. The Ben yarakoze murabizi. No muhigi kabisa. The Ben fata icyemezo cyiza cyane ati ngiye mu Burundi, ariko reka njyane n'umutambukanyi wanjye Pamela ewana. Noneho ibintu byamwongereye igikundiro cyane bitewe n'ukuntu The Ben ari mwiza, yakoze ukuboko ewana kabisa, bigaragara ko ari Tiger koko, Tiger B cyangwa se Mugisha Benjamin. Cyose The Ben cyane n'umugore we bamwita Pamela, ibintu byari cool, byari neza kabisa hariya mu Burundi. Tuvuye ku munsi rero wo kuri kuza mu Burundi kwa The Ben agishika ku kibuga cy'indege, tujye ku munsi wakurikiyeho. Yakoze igitaramo cyiza cyane kiswe meet and greet. Kwari uguhura n'aba fans be b'indani bakaganira bagasangira. Gusa ariko ageze mu gitaramo cya meet and greet abantu bamusabye kuririmba. The Ben no umuntu ushiringa, no umuntu iri hambo, yarabyemeye araririmba. Mwaramubonye kabisa aririmba abantu baradida ewana, abantu barishima. Ahita nabatumira ku kindi gitaramo gikurikiyeho. Sasa The Ben uburyo cy'abantu bamweretse urukundo mwarabibonye, abanyarwanda ukuntu bagiye ari benshi, abamenyesha amakuru bo mu Rwanda bagiye ari benshi kubera iki The Ben is a big artist in East Africa and world. Naho kabisa The Ben ni umuntu munini cyane. The Ben yarakoze.
mba mwarabibonye kiyakurikiraho ku kindi gitaramo cye abantu baritabiriye timiriyo ni miliyoni nyinshi urumva ku meza y'abantu umunani aho muri vip yari ibihumbi yari 10 miliyo n'ibihumbi 100 ahasanzwe cyari igitaramo cyiza cyane The Ben arirekura arabaririmbira murabizi ko The Ben n'abafana bari connected kabisa The Ben ewan n'umuntu uri hambo nyine wirekura kabisa ufite iyo mwamugaragaje urukundo nabaha ibintu byanyu ku buryo wumva amafaranga yawe nyine ewana biwanye tu ntago yagusondeka right now rero hari saga ziri hagati y'abahanzi bafata ku mavuta ndetse n'abandi ariko numva zidafite ishingiro fata ku mavuta sinzi kabisa ni umenyesha amakuru aho kuri flash ndetse no kuri 3D TV ariko ibintu barimo arakora ntago niba ari ubunyamwuga njye mba numva nta bunyamwuga afise kabisa fata ku mavuta mba numva nta bunyamwuga afite tu ani wa muntu na nama nzima yaguha ni kwa gukimbirana ewana ni ibintu nyine bya bla 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 njye rero nje kuri mikoro kugira ngo nihananye fata ku mavuta we fata ku mavuta waje muri no game The Ben yarabaye umustar yaragafashe uri umwana toto nta ibyo bavuga byose The Ben ntago yakumva kabisa The Ben nta nubwo yakumva kuko uri chine uri hasi uraciriritse urumva ase ubuseka uribuka kakaririmbo kawe na karfan ka fake kafo ariko uba wihaye abasani ntago mbyumva mani nako ese buriya wararirimbye ni karfan wiririmbiye wenyine wifata ku mavuta fata ku mavuta we nongere ndakwihaniza The Ben ni umuhanzi mukuru jya umwubaha kabisa numubona ewa salute kuri The Ben kuko arakurenze waje muri game The Ben yaragafashe nawe urabizi neza ni ibintu nakwirirwa nkwibutsa kuko ibintu buri muravuga uteranyije itangazamakuru ngo hari team B why team Bruce Melody team The Ben we wifate ujye hasi burawungukira he kabisa gushaka kwangiza ibintu by'umuntu noneho bikanarenga bikaba byiza fresh fata ku mavuta wowe fucking tugaruke nanone sasa hari akajambo we Jihad nawe wavuze ntishimiye ngo nyine ngo urabona ngo abarundi bla 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 ngo abarundi mufite urukundo ngo mugume kuri urwo rukundo rwanyu ngo ariko ngo nimuza mu Rwanda ngo ntago twabakira nkuko mwatwakira ngo twibyaraduce gute byaducanze niba ari we byacanze it's okay ariko abanyarwanda natwe tugira urukundo manami tugira urukundo mwarabibonye kabisa ko tugira urukundo ako kantu nako sawa we Jihad The Ben rero no muri legend mwese mujyemo mwubaha mutegetswe kumwubaha mwabyanga mwabyemera kuko ibikorwa bye birabimwemerera kubahwa n'uwari we wese kuri nos marabibonye ikintu cyiza The Ben yakoze ajya gukora show i Burundi abanza Range Rover nziza cyane umugore we hayo fata ku mavuta namvise ngo ni operation Hakizimana means what Hakizimana ninde wowe kuki winjira abantu kakabya wowe fata ku mavuta fuck